Mu bwoko bw'amagambo, uyu munsi hari ikinyazina tugiye kwiga. Mbere yuko mbabwira icyo ari cyo, turabanza dusome izi ngero z'interuro. Ba Habimana ni benshi mu Rwanda. Iri jambo ba si ikinyazina nyereka kuko ntabwo ritwibutsa Habimana. Ryaba ikinyazina nyereka mu gihe ryibutsa, nk'urugero ukavuga uti ba bahungu baraje. Ariko nk'uko ubibona, ba ikurikiwe na Habimana. Mu yandi magambo irashyira izina bwite Habimana mu bwinshi. Abatangiye kwigira za masore ni bande? Iyi za uyitegereje neza wabona isa n'ikinyazina nyereka, ariko si cyo, kuko iriya za ntabwo itwibutsa izina ryo mu nteko ya 10. Hari ikinyazina nyereka wenda yabiteye uku: za hene zirihe. Ariko urabona hakurikiyeho ijambo masore. Mu buryo bwo kugaya umusore bakoresheje kariya kajambo za. Kamana yagiye kwa ba nyirasenge. Iriya abana bose ikinyazina nyereka kuko ntabwo yibutsa izina nyirasenge, ahubwo iradufasha kurishyira mu bwinshi. Aya magambo rero ari ryo somo ry'uyu munsi tugiye kurebera hamwe. Ni ingero nziza z'ibinyazina mboneranteko. Isomo ry'uyu munsi ni ikinyazina mboneranteko. Ikinyazina mboneranteko nanone cyitwa ikinyazina ndanganteko. Wakwibaza impamvu cyitwa mboneranteko cyangwa ndanganteko. Ni ikinyazina kidufasha kubona inteko y'izina bwite cyangwa izina rusange ridafite indomo. Ni ikinyazina kidufasha kuranga inteko izina bwite cyangwa izina rusange ridafite indomo ryabarizwamo. Iyo niyo nshoza turi burebe neza mu kanya, ariko tubanze turebe izi ngero. Dufashe izina Ruhango, urabona ko ari izina bwite ry'ahantu, tugashaka kurishyira mu bwinshi, twavuga ngo za Ruhango. Iyi za idufashije gushyira izina bwite Ruhango mu bwinshi ni ikinyazina mboneranteko, kuko rihise rijya no mu nteko ya kangahe? Inteko ya 10. za. Mugisha, umva ko ari umuntu umwe, ni izina bwite ry'umuntu. Dushobora kumutubya, dushobora kumutuka, dushobora kugira ukundi tumuvugaho, ariko hano twashatse kumugira nk'ikintu, turavuga tuti cyamugisha. Izina Mugisha rihise rijya mu nteko ya 7. Iyi cya rero ni ikinyazina mboneranteko kuko idufashije kubonera izina bwite Mugisha inteko. Masenge ni izina rusange ry'umusuma. Izina rusange ry'umusuma sano ritagira indomo, kimwe n'ayandi turi buze kurebera hamwe. Masenge ntabwo wamenya inteko harimo. Gushyira izina Masenge mu bwinshi bihinduka ba Masenge. Iyi ba ni ikinyazina mboneranteko. Ubu hano Masenge kubera iyi ba ihise ajya mu nteko ya 2. Nk'inshoza rero, ikinyazina mboneranteko ni ijambo rikoreshwa imbere y'izina bwite cyangwa izina rusange ridafite indomo, rikerekana inteko yaryo. Ubwo mu kwerekana inteko rihita ryitwa ikinyazina mboneranteko, kuko kidufasha gushyira mu mazina bwite n'amazina rusange adafite indomo mu bwinshi, cyangwa se kuyatuka no kuyapfobya no kuyatubya mu bundi buryo. Ni ibinyazina mboneranteko. Dusome izindi ngero nke mbere uko dukomeza. Rwa mugabo rurakomeye pe.
izina bwite mugabo turaritubuye, turifata nk'uruntu, burize rijya mu nteko ya 11, kuko tuvuga ngo urukwavu, urutoki, ururabo, rwa mugabo. Rwa ni ikinyazina mboneranteko. Ka Kariza gasigaye kitonda. Kariza ni izina bwite gusanzwe ritagira inteko, gushyiraho ka kumufata nk'akantu. Kariza ni izina rigiye mu nteko ya 12. Dore ba nyokorome na ba nyogosenge baraje. Ba nyokorome na ba nyogosenge, izi ba zombi zidufashije gushyira amazina nyokorome na nyogosenge mu nteko ya 2, kuko ahise ajya mu bwinshi. Aya ni amazina rusange atagira indomo. Mbibutsa ko ikinyazina mboneranteko ari ijambo rikoreshwa imbere y'izina bwite cyangwa izina rusange ridafite indomo, kugira ngo ribonerwe inteko. Dore umwitozo rero, mugaragaze ibinyazina mboneranteko biri muri izi nteruro. Interuro ya mbere, Cyasemana cyarabyibushye. Cyasemana cyarabyibushye. Ikinyazina mboneranteko kirimo ni cya. Ba se wabo na ba nyina wabo bari bahari. Ba se wabo na ba nyina wabo bari bahari. Ibinyazina mboneranteko biri muri iyi nteruro ni iba. Ba se wabo n'indi ba nyina wabo. Za Kivugiza ni nyinshi mu Rwanda. Za Kivugiza ni nyinshi mu Rwanda. Ikinyazina mboneranteko kirimo ni ikihe? Ni iza. Za Kivugiza. Umwitozo wa kabiri ni uwo gusanisha iyi nteruro mu nteko ya 2. Data wacu atwara indege. Data wacu atwara indege. Tuyisanishije mu nteko ya 2 twavuga ngo ba data wacu batwara indege. Iyo ba ihise idufasha gushyira iri zina rusange ridafite indomo data wacu mu nteko ya 2. Ba data wacu, hanyuma ugakomeza usanisha bisanzwe. Iri ni isomo ryoroshye rero buri wese yakumva, cyane cyane mwe mukeneye kumenya ikibonezamvugo cy'Ikinyarwanda. Tuzongere ubutaha.